Ahagana saa 4 z'amanywa Nike yari yicaye ku gati batangira gutekereza ku bihe byashize. Ubusanzwe yakuze ari umwana witonda, mama we ntiyajyaga amwogosha umusatsi, yarawureka gugakura akawitaho ugahorana ibara ry'umukara cyane. Bamwogosha ari uko atangiye mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Yakuze ari umwana ufite isura nziza, ageze no hejuru bikomeza bityo. Mukuru we n'abashiki be bageze aho bashinga imiryango, asigarana na mama we bonyine. Ubuzima bwabo ntibwabaga bworoshye na gake kuko ari igihe baryaga rimwe ku munsi cyangwa bakirirwa igikoma. Kubona ibikoresho by'ishuri byabaga bigoranye cyane, rimwe na rimwe akambara imyenda icitse. Amaze kuba gasore, ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, yatangiye kujya asunikira abantu amagare bakamuha igiceri akabirundanya, yakenera ikaye akayigurira. Ni naho yakuye amafaranga yo kwigurira iniforume n'amakaye byo kujyana muri segonderi. Byageze ubwo atangira no gushakisha akazi gatandukanye mu mpera z'icyumweru, harimo kubumba amatafari, ibiyede, kwahirira inka z'abandi, agera n'ubwo atangira kujya mu mijyi mu biruhuko agakorera amafaranga. Kugeza arangije mu wa 3 segonderi nta mukunzi yari yakagize, nubwo abakobwa bamukundaga we ntiyabahaga umwanya. Yahoraga ahangayikishijwe na mama we yakundaga kurwaragurika, agahangayikishwa n'ubukene bwabo bwatumaga atabona ibikoresho byose ndetse n'uko yabona amanota meza mu ishuri. Kuri ako gatebe yari yicayeho yibereye iwabo, yakomeje kubitekerezaho ageze aho yibuka ukuntu yageze mu wa 4 segonderi. Yahinduye ikigo ajya ku cyo bigishagaho indimi. Yahageze inyuma kuko yari amaze iminsi mu mujyi ari gushaka iniforume yaho n'amakayi, ayo kurya, ayo kwiyandikisha n'ayandi, bituma abandi baramaze gutangira amasomo. Kubera ko yabaga mu mujyi, yaje asa neza cyane, ahumura kandi agaragara nk'umwana wo mu bakire. Inshuti ya mbere agize ni Jerome, bahise bicarana ku munsi wa mbere hamwe na Jisi wamwandikiye note. Animateri wo kuri icyo kigo ntiyari yoroshye na gake. Ikosa iryo ari ryo ryose yararihaniraga kandi akabikorana ubugome bwinshi. Bwa mbere abonye umusatsi wa Nike, abona nuko yari yahinnye ukuboko kw'ishati, bituma amuhanira imbere y'abanyeshuri. Nike arivumbuye amubwira nabi ko amurenganyije kuko amuhannye kabiri ku ikosa rimwe, aramusunika agwa hasi. Agiye kwirukana, diregiteri aratabara amusaba kwiyogoshesha agasubira mu ishuri. Uko yitwaye kuri animateri byatumye umukobwa witwa Shakira amukunda. Guhera uwo munsi yazaga mu ishuri rye. We yigaga mu wa 2 ariko akunda Nike wigaga mu wa 4. Nike nawe yari yarikundiye Jisi biganaga, ageze aranabimubwira. Ibyo byabajije Shakira cyane, ashaka guhangana. Yamwirutseho ngo bakundana mubera ibamba, kugera ubwo anamukurikira ku bwiherero ngo amubwirire ko amukunda. Animateri akiyabasanga yabirukanishije bombi. Mu gitondo bagarukanye ababyeyi, Nike akurwaho ikosa, Shakira ahabwa icyumweru cyo kuba ari iwabo ataza kwiga. Iwabo wa Shakira bahise banga Nike urunuka, bapanga no kuzamubabaza. Shakira agarutse amwingingira ko bakundana, Nike aratsemba akomeza gukundana na Jisi biganaga. Ari mu biruhuko, Nike avuye gusarura ibigori by'ikigo kugira ngo azagaburirwe ku buntu, yanyuze kuri Shakira amujyana iwabo ngo ahugame, imvura yari itangiye kuba nyinshi. Bari mu nzu yo kwa Shakira bonyine, Shakira aramwegera amuryamaho, se basanga bameze batyo. Yahise ahamagara umugore we, ahageze ahamagara polisi. Yasize Shakira imitama ngo yeshinde kugira ngo nibamusuzuma bigaragare ko yaryamanye na Nike. Kubera ko atari yujuje imyaka, afite 17 gusa, Nike baramufunze bamukatiye imyaka 20. Muri gereza Shakira yaramusuraga. Yakoze ibishoboka yemera gutanga ababyeyi be ngo bafungwe Nike afungurwe, kandi na nyuma y'ahafunguriwe bakomeza kumwitaho, we na Jerome bamuba hafi. Jisi bahoze bakunda nawe akimenya ko yafundwa azira umukobwa yamwikuyemo, atangira no gukundana n'undi musore, Nike afungurwa barafashe irembo. Ibyo byose yabitekerejeho aribaza atari ku mukobwa ugira umutima umeze nk'uwa Shakira abaho. Iwacu yarahabonye, nta na kimwe cy'ijana cy'imitungo y'iwabo dufite, ngo wenda n'ibyo yankundiye. Ni mwiza, ntiyaba yarabuze abandi basore bamutereta akabanga. None njye ndinde witesha umugisha Imana yanyihereye? Shakira nkunda by'ukuri. Ukuntu nakundaga mama wanjye akiriho, biragoye ko nari kwemera ko afungwa ngo afungurwe uwo tudafitanye isano, ngo nukubera urukundo. Niba koko urukundo nyakuri rubaho, Shakira ararumfitiye. Igisigaye ni ukureba icyo nakora hakiri kare, ntazashiduka wa munwa inkaririra mu myotsi. Muri ayo masaha, Shakira nawe wari iwabo yatekerezaga ku rwo yakunze Nike kuva akimubona, nuko iwabo batumye afungwa. Kumufunga byaramubabaje kuko arazi ko Nike arengana, yabibwira abapolisi bakanga kumwumva. Ahanganye n'ababyeyi be bamukangishaga kutazagira icyo avuga kugira ubwo bamwimurira ku kindi kigo cyo muri interina, bikamugiraho ingaruka zikomeye, agatangira no kugira amanota make mu ishuri. Nyuma yo gusoza mu wa 4 segonderi, yaguye igihumura akimenya ko mama wa Nike yapfuye azira kubura uwamugeza ku bitaro, bagasanga amaze iminsi yarapfiriye mu nzu. Yabimenye bibwiye na Jerome wari wiviriye mu cya leta gisoza amashuri yisumbuye, uwo akaba yariganaga na Nike wafunzwe akirangiza igihembwe cya 2 cyo mu wa 4. Shakira bahise bamujyana mu bitaro amaramo ukwezi, arwajwe na nyina. Noneho umupolisi witwaga Benon yaramwizeye kuko ihungabana atewe nuko Nike yarenganye ryashoboraga no gutuma abura ubuzima bwe. Imbere ya Benon na dogiteri,
Shakira yavuze ukuri, urubanza rwa Nike rusubirwamo arafungurwa. Ababyeyi ba Shakira bahise bafungwa, baraburanishwa, bakatirwa imyaka 7. Ibyo nawe nibyo yatekereje hari iwabo, akumva ntacyo atakoze ku bwa Nike. Muri utwo turimo yari arimo, yahise ahamagara Nike nimero yanga gucamo. Nike nawe yaramuhamagaye nimero yanga gucamo kubera amarezo. Bakomeje guhamagara na bombi icyarimwe, nimero ntizicemo. Nike yumvise byanga bikunda hari ikintu agomba kubwira Shakira nubwo atumvaga hari buhere. Shakira nawe yumvaga afite icyo ashaka kumubaza, ariko akibaza niba aramuha umwanya. Haburaga iminsi biragasubira ku ishuri kandi yaragiye gusubira ku kigo yizeho mbere. Ku rundi ruhande, Jizi yari yabuze ukagera. Yibazaga niba Nike yaragarutse kimukunda ngo wenda arebe ko yakatira umusore wari warafashe irembo. Uwo musore wari umukire bakundanaga, yumvaga ko agomba kumutegeka kungurana ibitekerezo, yamukenera akamubona nubwo ariko batabishaka. Nike agifungurwa, Jizi yakumbuye ibihe bagiranye bakigana, uko yamwubahaga, akamuha umwanya, kumva ibitekerezo bye, akamenya ibimushimisha n'ibindi, mu gihe uwo bari kumwe we nta byishimo bihagije yamuhaga. Ariko nanone ihangayikishwaga nuko Nike yari yamenye amakuru yose yuko mu gihe yari afunzwe yamwirengagije, akikundira undi musore bakanafata irembo. Nike ubwo yisomeye izina ryari ryanditse muri telefoni ye ngo husband bisobanura umugabo. Jizi yabitekereje ari gucuruza amayinite mu isantere, yumva agomba kugira icyo akora. Nike we yavuye mu rugo ngo ajye mu muhanda batembera, aza no kongera kugerageza guhamagara Shakira. Shakira nawe yabonye ntacyo ari gukora kandi ashaka kuba ari kumwe na Nike nibura, asiga mubyara we mu rugo ajya mu muhanda. Uwo mubyara we yari yarayeje ngo bajye bibanira. Nike yageze mu muhanda aramwandikira ati naguhamagaye ndakubura, kuki wakuyeho telefone? Shakira nawe ati nanjye naguhamagaye ndakubura, ahubwo kuki wowe wari wayikuyeho? Yubuye amaso areba imbere, atungurwa no kubona Shakira nawe ari kumureba. Yigiye imbere barahura barahoberana, Shakira yitse umutima ati Nike urakoze kumpobera, nari mbikeneye. Nike ati nawe nifuzaga kuguhobera, urakoze kubwo kubinyemerera. Bakomeje kurebana mu maso. Nike ati wari ugiye he? Shakira aramusubiza ati nari nje kukureba kuko naguhamagaraga nticemo, nagize ngo wahuye n'ikibazo. Nike ati kandi nanjye nari nje wanyu, naguhamagaraga mbonye idaciyemo ndavuga ntiwaza kukureba mu rugo, wenda hari waba wagize ikibazo. Byarabatangaje kuko bari batekereje bimwe. Hanyuma Nike aramubaza ati none twerekeze he? Shakira ati tujye iwacu. Yabitekereje aramubwira ati oya Shaki, iwanyu matinya kubi, sinaruta mpagaruka. Yarasetse ati ababyeyi banjye aho bari urahazi, imyaka yanjye ntikiri munsi ya 18 kandi nta kibi turi bukore, kuki utahaza? Nike ati kuza si ikibazo noneho, ariko ngwino tujye iwacu kuko ari hafi ugereranyije n'iwanyu, nanjye ubutaha nzagusura. Babyemeranyijeho bajya kwa Nike. Shakira yabonye mu nzu nta byo kurya bihiye birimo, ati ndashonje Nike, uyu munsi nabyukanye inzara, ubu nsize mubyara wanjye ari kubikurikirana. Nike turi kubana na mubyara wawe? Nawe tuwa umupolisi witwa Benon yangira inama yo kudakomeza kuba njyenyine. Mubyara wanjye yarabyemeye, araza ngo twibanire, cyane ko nawe yiga kuri kiriya kigo wahoze wigaho. Ni umwana w'umukobwa nakuze nikundira, kubana nawe biri kunshimisha, ubu umusizi atetse. Nike ati ni byiza, nanjye nishimiye kuri kubana n'undi muntu. Shakira yahise afata isafuriya asukamo amazi atangira kuyoza. Nike ati none se gutangiye koza amasafuriya? Nawe ati ndisonzeye. Nike ati noneho niba ushaka ko duteka reka ngufashe tugire vuba. Bafatanyije koza amasafuriya n'amasahani, bajyana gushaka inkwi hanze, hanyuma barateka. Basoje guteka barasangira. Shakira aramubaza ati ariko Nike ugiye gukora iki muri iyi minsi? Nike ati natekereje kuba nasubira mu ishuri mbona bitavamo, ubu ndi hafi kugira imyaka 25 kandi nafunzwe nkiga mu wa 4. Urumva ko bitanyorohera kugaruka kwigana n'abana. Ubu icyo nkeneye ni amafaranga, nkavugurura iyi nzu, nkubaka igikoni, ngashyiraho urugo, nabona n'ubushobozi ngashaka umugore. Shakira ati umugore? None se wumva uzashaka ryari? Nike ati sinakubwira umwaka wa nyawo, umunsi nzaba mfite amafaranga ahagije nzabikora. Si ngombwa ngo azabe menshi, ahubwo njye n'umukunzi wanjye nitubiganiraho tukabona twashobora kubana tuzabikora. Yaramubajije ati ufite umukunzi? Nike ati ndaza kubivugaho nyuma. Nawe ati ntacyo bitwaye, ngaho nyibwira uko ugiye kubaho no kuzagera kuri ibyo byose kandi ishuri ugiye kurireka. Nike ati hari ahantu ugiye gushakira akazi. Na kera nyiga tronkom niko nabigenzaga, mu biruhuko nkava mu cyaro nkigira mu mujyi nkaba nshaka amafaranga. Ngiye gusubira nkora ibyo nzabona, nzagaruka maze kubona igishoro. Shakira ati Nike ushaka kugenda ukava inaha? Nawe ati none nagira nti inasi nahaguma ntafite akazi, nazatungwa n'iki? Yubitse umutwe aramubwira ati Nike iwacu bazaguha indishyi z'akababaro, amafaranga bazaguha ni menshi. Nike ati bazafungurwa narateye imbere maze bakamvugiraho bavuga ko aribo babigizemo uruhare. Uretse n'ibyo sinifuza kubongerera umutwaro, nifuza kwiteza imbere ngewe ubwanjye. Shakira yatangiye kwiriza ati Nike ushaka ko niyahura? Ni urubu ngubu uri naha nkubona buri munsi, none nugenda nzongera kukubona nte? Nihanganye igihe gihagije udahari, mbabarira wibinkora. Yaramwegereye amufata ku kananwa aramubaza ati Shaki uracyankunda? Shakira ati ndacyagukunda cyane ahubwo
nta na rimwe nigeze mpagarika kugukunda. Yapfukamye hasi nayo ikabanza guseka ati ko nakubujije gupfukama kuki ubyongeye? Humura ndakumva nubwo waba uhagaze nakumva. Shakira ati mbabarira mbivuge mfukamye nibwo ndaba nizeye ko nawe uri bubihe agaciro. Nayo ati ntaribi noneho nanjye reka mfukame ubimbwire turebana mu maso. Yamanutse hasi ngo apfukame yumva Jisi ari gusohoreza hanze. Yabaye nk'uwikanze. Shakira nawe arahaguruka yongera kwicara ku ntebe. Yahagaze mu muryango Jisi aza yayagaye ngo amuhobere. Shakira nawe agira amatsiko yo kureba usohoje uwo ari we, araza aturuka inyuma afata Nike ku bitugu arunguruka hanze. Jisi amubonye acika intege asubira inyuma yiruka. Nike yabuze icyo gukora nawe arahindukira asubira mu nzu yubika umutwe atekereza byinshi. Shakira yarababaye kuko yarabonye hari byanga bikunda Nike ashobora kuba agikunze Jisi. Yamubajije uko ari kwiyumva. Nike ati mbabarira usohoke utahe singushaka hano. Shakira ati Nike kuki ushaka ko ngenda ntakubwiye icyanzanye? Nawe ati ndavuze ngo genda kandi umbabarire kubwo kuba ndi kukubwira gutya, sintuje na gato. Yarahagurutse aragenda. Nike asigara mu rugo umutima utari hamwe. Yahamagaye nimero ya Jerome ngo amuhe nimero ya Jisi amubaze icyari kimuzanye. Jerome ntiyayifata. Jisi yari yaraguze telefone Nike ari muri gereza rero ntiyari yagatunze nimero ye. Yahise ava mu rugo yerekeza mu isantere. Agihinguka abona Jisi ari guhobera umusore. Yakomeje kumwegera mugera imbere aramusuhuza. Jisi asa n'utangiye guhinduka ukuntu. Yagize ubwoba buri uko yifata areba hirya. Umusore wari umaze kumubera aramubaza ati sheri uyu musore ninde ko mubonye ugahinduka ukagira ubwoba? Nike yahise amenya ko uwo musore ari we bakundana. Yagize agahinda kubera kumva afushye asubira inyuma agiye iwabo atazi icyo gukora. Agezeyo yazengurutse mu nzu areba ku bikuta abona akanimero. Agisoza mu wa gatatu segonderi hari umukire wamuhaye akazi mu mujyi. Kubera ko agatelefone yari afite yari agiye kukagurisha akagura iniforume, nimero yanditse ku gapapuro ngo simukadi niramuka ibuze azaba akiyifite. Kubw'amahirwe make iyo simukadi yaje kubura. Ibyo byatumye ya nimero yandika no ku gikuta akoresheje icake kugira ngo n'aka gapapuro nikabura atazayibura burundu. Yifuzaga ko nakenera akazi azahamagara uwo mukire akaba yamurangira n'akandi. Akibona ku kanimero yaramuhamagaye yaramwibwira. Uwo mugabo aramwishimira amubaza impamvu yabuze ntiyongere no kumuhamagara. Yamubwiye ibyamubayeho byose arinzaho ko ubuzima bumeze nabi. Yaramubwiye ati nafunzwe imyaka 2 n'igice nzira ubusa. Iyo hatabaho kurenganurwa nari gufunga imyaka irenga 20. None nagarutse mu rugo nsanga mama yarapfuye. Inzara imereye nabi kandi sindi gutekereza gusubira mu ishuri kuko maze gukura. Niba bishoboka mbwira ngaruka unyihera akazi. Uwo mukire yarasetse arabyishimira ati natekerezaga ko tuzakorana ariko narakubuze ngiye kukohereza yo gutegesha ingeraho wihuse. Nike aramubeshya ati simukadi niyo ntiye reka njye kugura iyanjye ndi buguhamagareho. Iyo simukadi yari afite yashakaga kuyikora ku murongo kuko Jerome na Shakira bari bayifite. Yifuzaga kuba agiye kure aho yari kuzibagirwa ibyo wabo byose harimo n'abo bakobwa. Yatekerezaga kuzahagaruka kera aje kuvugurura inyubako y'iwabo no gukora ubukwe. Kuri we iby'inkundo yumvaga biri kumuvanga kurushaho. Shakira yarakomeje kumwereka ko yakora buri kimwe kubwe kandi na Jisi yarakomeje kumwereka ko amushaka. Ikibabaje nuko umusore wakundanaga na Jisi nawe atamujyaga kure. Kugira ngo atuze yahisemo kwigendera akajya kure y'abo bakobwa bombi akanakuraho nimero ku buryo batari kuzigera bamenya aho aherereye. Ibyo byose yabikoze bitewe n'uko nawe yaratangiye kubiyumvamo ari babiri. Nyuma y'uko urukiko rutesheje agaciro ibirego by'uko Nike yasambanyije Shakira kuko ababyeyi be bari bamubeshyeye rugafata umwanzuro wo kubakatira igifungo cy'imyaka 7 ndetse rukanategeka ko bagomba guha Nike indishyi z'akababaro. Abantu benshi batekereje ko uwo musore agiye guhemburwa no kubona ubutabera busesuye ariko siko byagenze. Nike warokotse akarengane gakomeye yakoze igihabanye n'ibyifuzo by'abantu benshi. Yafashe icyemezo kidasanzwe cyo kwanga amafaranga y'indishyi. Suko atari yakeneye ahubwo yavuze ko ayo mafaranga atari kugira icyo amugezaho ko yari gutuma abandi bamufata nk'uwihoreye cyangwa agurishije imbabazi ndetse yazanatera imbere ntibumve ko byavuye mu mbaraga ze. Mbere yo kugenda yanditse ibaruwa yihariye yandikiye Shakira amubwira amagambo akomeye. Mbere yo gukora simukadi ngo ashyireho indi yaragiye kugura yahamagaye Jerome aramubwira ati ngo ukeneye byihutirwa naguhamagaye kuva karenda kubura. Yaraje aramubwira ati hano mafite ibaruwa ngiye kuyiguha uze kuyimera Shakira. Ndabizi birimo biramutungura kandi ntari bwange kubikubwira. Ngiye gusura mushiki wanjye umutuye kure kurusha abandi. Ndamara iminsi 2 kandi nta muriro bagira. Telefone ishobora kuzanzimana. Bityo ntuzigore umamagara sinzatinda. Jerome yibwiye ko amubwije ukuri afata iyo baruwa yijyana kwa Shakira. Yayakiranye iyo mbafunguye ijambo rya mbere riramutungura. Yakanuye amaso abaza Jerome ati none si biyavuze n'ibiki? Jerome ati yambwiye ko biri bugutungure ariko sinzi byari byo. Shakira yaramuhaye arisomera nawe agwa mu kantu. Nike yari yanditse ati Shakira nababariye ababyeyi bawe. Suko ibyo bakoze bitari bibi ahubwo nuko nta kindi kiza navanamo gukomeza kubahozaho imitwaro. Sinshaka ko amafaranga y'indishyi z'akababaro bari kuzamuya azabatera kujya bumva ko nabakenesheje bya burundu. Miliyoni babaciye zirenga 50. Ndabizi ko zampindurira ubuzima ariko nabo nzi neza ko batapfa kuzibona.
byasaba guteza imitungo yanyu yose nawe ubwawe ukabura aho werekeza kuko naho waba usigariye. Kandi umuntu nkawe wakoze byose ngafungurwa ukemera ko bafungwa, sinakwemera ko wandavura kubera indishyi z'akababaro. Iyi baruwa uzayishyikiriza urukiko kandi ubabwire ko nta wundi muntu wemerewe guhabwa indishyi z'akababaro mu cyimbo cyanjye, ndetse n'ibyemewe ko zishyirwa mu isanduku ya leta ntibazigere bazitanga. Yarengejeho nimero y'indangamuntu, ashyiraho na nimero ya telefoni, asaba ko ntagira ushidikanya azamuhamagara. Bakimara kuyisoma, Jerome yaramubwiye ati uzi ko ariyo mpamvu ambwiye ngo ibirimo biragutongora. Shakira yararize kubera ibyishimo bivanze n'agahinda. Yabwiye Jerome ati ndabibona ko ahisemo kubabarira ababyeyi banjye akabakuriraho indishyi z'akababaro, ariko se wazabahate? None se umugambi afite yarawukubwiye? Jerome ati uwohe? Nawe ati yambwiye ko ashaka gusubira aho yakoraga kera akaba avuye inaha. Jerome ati ntiyabipanga atabimbwira, agiye gusura mushiki we azagaruka nyuma y'iminsi 2. Shakira ati ngaho rero icara ubutuganiriza n'ubundi ntacyo nakora ngo nayo ikanyumvire. Jerome yamubajije umukobwa yari asanze uwo ari we, hanyuma Shakira aramubwira ati ni mubyara wanjye, tugiye kujya tubana hano kugera igihe azashakira kugenda. Kuba hano ndi jyenyine byari kuzandambira, ikindi nawe yiga kuri kiriya kigo, tuzajya tujyana ku ishuri tunatahane. Jisi yaratekereje abona nayo atazigera yongera kumukunda. Yaretse kumwirukaho amuha amahoro, yiyemeza kutazasubira iwabo ngo agiye kumureba, ahubwo yita ku mukunzi wundi yari afite. Yakomeje akazi ke, yirinda no kongera guhamagara Jerome. Yari amaze kubona ko byanga bikunda nayo atakimukeneye. Nayo ko yageze kuri wa mukira akoreraga, amwakirana yombi amuha icyumba mu rugo, amubwira ko azajya amufasha mu mirimo yose, akamwogereza imodoka, akamufasha mu bucuruzi no mu bindi. Bemeranyije ko ikintu cya mbere agombaga gukora ko ari ukwiga gutwara imodoka, akabona uruhushya rwo gutwara kugira ngo nako kuvana imyaka mu mahanga ajya agakora. Nyuma y'iminsi 2 Shakira asubiye muri cya kigo agiye gutangira mu mwaka wa 5. Animateri yari akihakora, wa wundi w'umugome cyane. Noneho ibyo guhana abanyeshuri byose byari byarashyizwe mu biganza bye. Shakira akihagera, bamwe mu banyeshuri biganaga nawe muri tronkome bakomerejeho no muri segisiyo baramubonye bavuza induru batangira kumuserereza. Bari bazi ibyamubayeho byose, by'ukuntu yaguye igihumura kimenya ko nyina w'umusore yari yarafungishije yapfuye, nuko yemeye gutanga ababyeyi be ngo bafungwe, hafungurwe Nike batari banafitanye isano. Bakomeje kumuserereza birenze urugero buri uko agira. Kandi ntiyari kwimuka kuri icyo kigo nanone, kuko yagombaga kuhiga byanga bikunda kugira ngo ajye abona nuko agera ku babyeyi be bari muri gereza. Uretse n'ibyo ntiyari kubona amafaranga yo kwiyishyurira muri interina. Animateri kimenya ko yaje kwiga kuri icyo kigo yamwigirijeho nkana, amubwira ko agakosa kari ko kose azakora kazamwirukanisha. Ariko umunsi wo gusura abari muri gereza yagiye kureba Benon ngo amugishe inama, mubaze ibigendanye n'ibaruwa Nike yari yamusigiye. Benon yaramubwiye ati byanditse hano bizashyirwa mu bikorwa ariko ntibizoroha, kuko urukiko ntirufata imyanzuro rukina, ruba rutanze itegeko ntabwo aba ari icyifuzo. Ariko nkuko nabikwemereye ndakora ibishoboka byose urukiko rusesa ibyo kuzatanga indishyi z'akababaro. Yasoje kubimubwira aramubaza ati none se uratekereza iki? Uyu musore uramutekerezaho iki? Nawe ati ntacyo, nta kindi namutekerezaho. Benon ati ubundi se agiye gukora iki? Ko amafaranga yari yemerewe ari menshi kuki yayanze? Shakira ati nanjye simbizi. Nawe ati Shaki, uyu musore ashobora kuba gukunda nawe kuko ntiyifuza kugushyira mu bibazo. Shakira ati kuko se niba nkunda se kuki atabimbwira? Bakomeje kuganira, Shakira agize ajya kureba ababyeyi be bombi. Bari bamurakariye cyane bumva bamukubita. Se yaramaze kumenyera ubuzima bwo muri gereza, amaze kwakira ko nta kundi. Nyina we yaragifite umujinya mwinshi, akabura ahera ngo amukubite cyangwa amucire mu maso. Gusa Shakira yarababwiye ati mwarakara mwagira, mukwiriye gushimira Nike kuko yasabye ko indishyi z'akababaro zikurwaho. Ntiyasabye ko zihabwa abandi cyangwa ngo zigirwe mu isanduku ya leta kandi yari afite uburenganzira bwo kubikora, ahubwo yasabye ko muzikurirwaho. None kuki mutamushimira? Se yarabyishimiye ati niba ari uko bimeze umuntu yakwishimaho gato, kuko ziriya miliyoni baduciye zari kutuviramo gutakaza ibyo dutunze byose, tukazafungurwa nta n'urwara rwo kwishima tudafite naho kwerekeza. Umugore yamuciye mu ijambo aravuga ati ariko uyu mukobwa yatatuvamo byari kugera hose, ubwo uri kumushimira ko dufunzwe? Iminota yabo yararangiye, Shakira asubira mu rugo. Hari ku wa 5 yanga kwigora asubira ku ishuri ategereza ko ku wa 1 hagera. Mu mpera z'icyo cyumweru yari afite gahunda yo guhamagara Nike. Yifuzaga kumenya niba yaravuye kwa mushikiwe. Yahamagaye nimero ntiyacamo, ategereza akanya gato yongera kugerageza biranga. Ntiyarazi ko Nike yahinduye nimero. Nike yari yarabeshyeje Jerome ko agiye gusura mushikiwe, ariko na Shakira bize kandi we yarigiriye mu kazi. Yakomeje guhamagara yanga gucamo, ahamagara Jerome ngo amubaze uko byifashe niba Nike yaravuye kwa mushikiwe. Yamubwiye ko atigeze na rimwe agaruka, ko agiye kumureba niba bakamubura. Yamubwiye ko atigeze na rimwe agaruka, ko agiye kumureba niba bakamubura. Bariganira bafata kubwo yahageze akahakunda, kahamara iminsi cyane ko batari banaherukanye. Shakira we yishimiye ko wenda yabavugana nabi wabo kuko mbere batavuganaga kugira ubwo banga no kumusura kuri gereza.
Hashize ikindi cyumweru abanyeshuri bari basoje kwiga amashuri 6 yisumbuye bafite amanota meza bemerewe gusaba kwiga muri kaminuza. Jerome wari ufite amanota ahagije yarabisabye. Jisi we ntiyari kubisaba kuko nta buruse yari yarabonye. Shakira nawe yarakomeje kujya ku ishuri batakimwiha ngo bamuserereze. We na mubyara we bavaga ku ishuri bagateka bakiryamira, ku wa gatanu akaba yiteguye ko ari busura ababyeyi be haba hari icyo bakeneye akakibashyira. Hashize ibyumweru 3 Shakira yibajije niba koko Nike yaragiye gusura mushiki we nkuko Jerome yarabimubwiye. Yaramuhamagaye babiganiraho, Jerome amubwira ko nawe ntacyo abiziho cyane kuko uwo mushiki we atarahazi. Shakira yishyizemo kubwo yagiye gushaka amafaranga nkuko yabiteganyaga. Ntako atari yaragize ngo amugire we, ariko byari bigeze abona ko byanze. Icyo yatekereje cyo gukora kwari kwita ku masomo ye, noneho iby'urukundo akaba biretse. Igihe cyarageze Jisi yikorera ubukwe abana na wa musore n'ubundi. Ntiyari yakongeye kuvugana na Jerome ngo wenda yamenye aho Nike aherereye. Jerome nawe bagize aho bamwemerera kwiga muri kaminuza, igihe kigeze ajyayo. Yatangiye mu wa mbere kaminuza, Shakira nawe ari gutangira mu wa 6 w'amashuri yisumbuye. Ubuzima bwarakomeje, buri wese akomeza gahunda ze ku ruhande. Shakira yajyaga aganira na mubyara we akamubwira uko atazasubira mu rukundo na rimwe, amubwira ko atifitiye icyizere ko bizamuhira. Iyo yatekerezaga kuri Nike yagiragamo agahinda akabyirengagiza kuko muri we yumvaga kimukunze. Iminsi yakomeje kwicumashira undi mwaka, Shakira akora n'ibizamini bisoza umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, mu gihe na Jerome yarasoje mu wa mbere kaminuza. Jisi we yaratwite indi hafi kuvuka. Bose bari barakomeje ubuzima, Nike bamutekerezaho nk'ahahise. Uretse Shakira bitaburaga ko amutekerezaho nubwo bitari bigikabije nka mbere. Nyuma yo gusoza icya leta, Shakira yibereye iwabo, telefone ye yarasonnye. Yitabye atazi umuntu umuhamagaye uwo ari we, uwo muntu amusaba gusohoka akaza ku irembo ry'iwabo. Yasohotse ashidikanya ku ijwi yari yumvise, akigera hanze ajya kugwa hasi. Umutima warasimbutse akibona ko ari Nike wari uje kumureba. Yari afite indabo mu ntoki zimuzaniye, ahetse n'igikapu. Yaramusanganiye aramuhobera aramugondera araturika ararira ati Nike ni wowe wabaga he? Kuki wakuyeho telefone burundu? Mushiki wawe yagukoze ibiki ku buryo wanze kugaruka? Nike ati byose urabisobanukirwa, gusa ngarutse ku bwawe. Shaki izi ndabo ni wowe nzizaniye, mbabarira uzakire umbaze impamvu nyuma. Yamusabye ko binjirana mu nzu akabanza kumwakira bakaganira birambuye. Mubyara we yarahari aza gusuhuza Nike afite amatsiko menshi yo kumureba. Nta munsi washiraga Shakira atamuvuzeho kandi yari yashize igihe kinini. Shakira yaramwongoreye amutuma ku muhanda guhaha ibyo kurya Nike yakundaga, akamuzanira n'icyo kunywa. Yamurebye mu maso umwanya munini, Nike nawe akomeza kumwitegereza, bombi batangira guseka nta jambo bavuze. Shakira ikiniga cyaramufashe aramubaza ati Nike wari waragiye he? Nike ati Shaki mbabarira kubwo kuba naragiye ntagusezeyeho. Imyaka 2 yose maze ngiye, natekerezaga kuri wowe nicyo nzakubwira n'ingaruka. Ahubwo mbwira niba witeguye kuntega amatwi. Shakira ati ndahari mbwira guteze yombi. Nike ati gira hino umpe ibiganza byawe mbivuge nkureba mu maso. Yaramwegera mu ibiganza aramubaza ati ndabona kuzaniye wazishimiye? Shakira rira ati no kukubona ubwabyo byanshimishije. Sinari nzi ko ukintekerezaho, nari narihebye nzi ko wanyibagiwe. Nike ati nkuko ubwo duherukana nari nabikubwiye nasubiye mu mujyi. Nakubwiraga ko ndi kubitekerezaho ariko nari naramaze kubifatira umwanzuro. Nabeshye Jerome ko ngiye gusura mushiki wanjye abyemera ahubutse kuko arabizi neza ko ntawe wacu tuvugana. Abiwacu nibo bakeneye no kumenya amakuru yanjye. Nari ngiye gushaka amafaranga. Nagize amahirwe umukire nkorera amakazi keza, niga gutwara imodoka mbona perimi, yewe ngera ku rwego rwo kujya murangurira nanjye nkaranguramo ibyanjye. Ubu nsigaye nikorera mu mujyi. Ariko nta mahoro na make njya ngera nubwo wavuga ko nagize aho mva naho ngera. Shakira ati none se niki kikubuza amahoro? Nike turabizi, uribuka imbaraga zose wakoresheje ngo nibura nkwereke ko magaciro ibyo nkorera. Sinigeze ngutega amatwi, sinigeze na rimwe nguha umwanya. Nzi neza ko urukundo nkunda ruhambaye. Ndabizi ko watangiye ubuzima bushya ushobora kuba ufite undi mukunzi. Rero izi ndabo uzazibike zizakwibutse ko magaciro ibyo wakoze byose. Noneho kwifata byaramunaniye araturika ararira aramubwira ati Nike nta wundi musore nigeze nkunda. Iteka ryose nari kuzarindira kugaruka kandi ni kenshi njya nibona turi mu rukundo. Ndabizi ko ziba ari inzozi kuko nagukunze rudashoboka ariko gukunda ntibyarananiye. Nike ati wibyita inzozi kandi wibyita bidashoboka. Nta wundi ufite urukundo ruruta rwawe aho wemera guhara ababyeyi bawe ku bwanjye. Yamurebye mu maso aramubwira ati Shaki maze igihe ngutekerezaho nsanga narahombye kugirana nawe ibihe byiza mu rukundo hakiri kare. Sinzi niba wanyemerera ngakosora ibyo nishe. Mbabarira unyumve nk'uvuga ukuri, ni ukuri ndagukunda. Nari nzi ko ntazigera ngukunda ariko nakomeje kubura amahoro. Umutima wanjye utuza ari uko nivugishije ko ngukunda. Nzi neza ko nta kindi cyanduhura uyu mutwaro nko kubikwibwirira aho kujya mbyiganiriza. Utitaye ku byabaye byose, mbabarira unyemerere umbere umukunzi. Ni ukuri aho utari sinkigira amahoro, kwihagararaho byari bigeze aho binanira. Kuko bakore sinkibishoboye.
Shakira yahise amuhobera ati Nike urakomeje urankunda, amagambo ndi kumva niwe uri kuyavuga, ubundi niki cyatumye nkunda? Nike ati sinagukunze uyu munsi, nagukunze kera, navuye ntanguhunze, uko wanyitagaho byatumye ngukunda, ariko nanone nari ngikunze Jisi. Igihe aza kundeba mu rugo agasanga turi kumwe, uribuka ko yahise agenda ntazi n'ikimuzanye. Naramukurikiye ngo akimbwire, nsanga nawe hoberanye na wa musore bavugaga ko yamaze gufata irembo. Narabaye cyane ngaruka mu rugo, ariko bikomeza kwivanga kuko nawe nagutekerezagaho bikandenga. Urumva nawe wari umaze gupfukama hasi ugiye kugira icyo umbwira, birangira utakimbwiye. Nabonye ninkomeza kujya mbabona mwembi bizansaza, niyo mpamvu nahisemo kwigendera. Ariko ngezeyo wowe wakomeje kunza mu ntekerezo. Mu mezi ya mbere nibwiraga ko bizashira vuba, ariko uko umunsi washiraga niko narushaho kugutekerezaho. Ubwiza bwawe bwamuraga mu bitekerezo, inseko yawe, ijwi ryawe, uko ureba nuko wanyitagaho, nahoraga mbibona mu nzozi. Nkiri nta nari meze nk'umuntu uhaze ngakandagira mu buki, ariko maze kukujya kure narashonje n'ibirura ndabibura. Nakabaye naraguhamagaye nkabikubwira, ariko simukadi yariho nimero yawe narayitaye nanga no gukoresha swap. Shaki mbabarira umbwire ko ukinkunda kandi ko urukundo rwanjye utari urusubize inyuma. Shakira yarishimye araseka ati ni gute nakwiyaka amahirwe nk'aya, urukundo rwawe rwahoze ari intego yanjye, sinakwanga gutsinda igitego ndi imbere y'amazamu, umukino wanjye wose waba upfuye ubusa ku munota wa nyuma. Bakomeje kuganira kurekurana biragorana. Nike yageze amusezera hagiye iwabo, ahageze asiga igikapu mu nzu ajya gusura Jerome mu rugo. Jerome wari mu biruhuko yaramwishimiye, baraganira karava, iryo joro baranararana. Baraye baganira amubwira ko Jisi yamaze gusezerana kandi kari no hafi kubyara. Nike rero abyakiriye yaramwikuyemo, aho kuba barabyishimira cyane. Mu gitondo cya kare babyutse bajyana iwabo kwa Nike, bagize yamusaba ko amuha ibitekerezo by'uko yavugurura iwabo akagira ahantu hazima. Jerome yamusabye kwaza n'umufundo ubimenyereye, akaba ari we babiganiraho neza nawe aba ariko abigenza. Yari yazanye amafaranga ahagije ku buryo ari kuhavugurura kubaka n'izindi nzu ku ruhande, gusa yanagombaga gusubira mu mujyi agakomeza akazi. Muri iyo minsi yahamaze we na Shakira urukundo rwabo bararugaragarizanyije babishyira ku rundi rwego. Yasubiye mu mujyi abantu bose bamaze kumenya ko bakundana, asigaje Jerome amukurikiranira ibikorwa byo kubaka. Hashize iminsi mike waba bamaze kuhavugurura, yagarutse kureba uko byifashe hanyuma ashimira Jerome aranamuhemba. Kuganira na Shakira bari kumwe nibyo byihutirwaga noneho. Yamugejeho icyifuzo cye, amusaba ko bakwibanira nawe ati Nike ubu byaba bikwiriye ko tubana papa na mama bakiri muri gereza? Nike tuhara buri myaka 4 ngo bafungurwe, none dukora iki? Tuyitegereze? Shakira ati nifuza ko ubukwe bwacu buzaba burimo, sinifuza gusezerana badahari. Nike ati nta kibazo niba uko bimeze, iyi myaka reka nyitegereze, wenda uzaba waramaze no kubumvisha ko ngomba kuzabana nawe, bazafungurwe duhita tubana. Guhera ubwo bemeranyije ko rimwe mu kwezi bazajya bajyana kubasura kuri gereza, bakanababwira ko basanze gukundana aribyo baremewe ku buryo bazafungurwa barabyakiriye. Nyina wa Shakira yabanje kubirwanya, ariko yibutse ko Nike yabasoneye indishyi z'akababaro aracururuka. Se wa Shakira we yabyakiriye mbere, arababwira ati nta kundi byagenda, umwana wanjye afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka, agakunda uwo ashaka. N'ubundi twanze ko mubana, ndabizi yazaca mu zindi nzira mukabana. Nike yakomeje gutera imbere, yafasha Shakira kwiga muri kaminuza yigenga amwishyurira amafaranga. Ibyo byari kugira ngo bombi bagire ibyo bahugiramo mu gihe bari bagitegereje ko igifungo cy'ababyeyi be kirangira. Nk'uko byari biteganyijwe, nyuma y'imyaka 7 ababyeyi be barafunguwe. Baje barakiriye ko Shakira agomba kubana na Nike. Ubwabo bari barafungishije Nike, Shakira aramuburanira. Nike baramufunguye bo barafungwa kuko yaziraga ubusa. Bahaniwe ibyaha byabo by'ubugambanyi, ariko Nike arenzaho yanga kwakira indishyi z'akababaro. Iyo azakira bari gufungurwa naho kwerekeza abafite, kuko ibyabo byose byari gutezwa kugira ngo baboneke miliyoni 50 zari zimugenewe. Mu gihe batekerezaga ko barasubira mu rugo bagasanga harabaye nabi, ahubwo basanze Shakira yarasize irangi rishya. Ibyo byatumye banga kumurwanya na gato, bamwemerera kwibanira na Nike rero akunze kuva kera. Bamaze amezi 3 bafunguwe, bamaze kumenyera ubuzima bwo hanze, Nike wagejeje icyifuzo cyo gusaba no gukwa, agasezerana na Shakira imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Ku munsi wo gusezerana mu itorero, Jisi n'umugabo n'umwana wabo wari umaze gukora bitabiriye ubukwe. Benon n'abandi bapolisi nabo baraje, na Jerome wari warasoje kaminuza afite akazi, mukuru wa Nike na bashiki be bose, ndetse n'abandi bantu benshi cyane bari bazi nkuriye na Shakira batashye ubukwe bwabo. Kuri ubu Shakira yarebye Nike n'ukuntu amukunda, aramubwira ati urukundo rwanjye byarangiye rutsinze, sinari nzi ko uzigera unkunda bigeze aha. Nike tubanza koko barabivuze ukuri, inzira zose byacamo uwawe, urukundo rwacu ni igisobanuro cy'uko uwawe nahajya. Nibwiraga ko Jisi ari buzaba 1/2 cy'ubuzima bwanjye, ariko birangira rero umbereye umutima n'umwuka mumeka. Nkubuze naba nibuze, kandi nubwo nakura akanya gato, nukuri nanjye nabura ubuzima. Naha dusoreje inkuru ya Nike na Shakira. Niba hari isomo wayikuyemo uri dusangiza muri comment.
ibindi bice byabanje nabyo biri kuri uyu muyoboro. Iki cyari icya 5 kandi ni nacyo cya nyuma. Niba hari icyabanje utumvise wasubira inyuma ukacyumva. Tuzahurire mu zindi nkuru.